abapfapfire muri Yesu bajya muri paradizo kuko yabwiye igisambo, bya bisambo bibiri byari bibambanywe nawe, ikiburyo arakibwiye ngo mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Yesu niwe wongeye kugarura paradizo. Adamu yari yarirukanwemo kera mu jambo ry'Imana ngo muri Yohana ngo babonekera benshi muri Yerusalemu, barabamenye bati nahuye na runaka, nahuye na Aburahamu, nahuye na Henoki, nahuye na Yobu. Abantu bose barababona. Rero Yesu kuva icyo gihe ikuzimu nta mukiranutsi ukijayo, kuko abapfuye ubu ngubu bizeye Yesu. Nicyo mpamagarira n'abantu kwakira Yesu. Ni inkunga ya mbere, ni ikintu cya mbere gifasha ubugingo bwawe, kuko yashyizeho abakerubi barayirinda. Na nubu aho yari iri ni muri Irake, hari imigezi ya Hedukeru na Efurati. Niyo migezi niyo yaneteshaga ingo bya Edeni, ariko harahari, ariko kugira ngo bahabone Edeni ntibayibona. Imana yari yihishe mu bumana bwayo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese mudukurikiye, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Waba dukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye, ariko ndagira nkubwire ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kristo Yesu nagera ku buzima bwawe ibintu byose biremera. Turi kumwe rero n'umusaza n'umuhanuzi, ntabwo ari nk'abahanuzi mumenyereye, we none hari mu yandi mavuta, kandi murabibona neza ko Imana iba yadutekerejeho. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho, murakomeye munyamakuru? Yego, Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Amen. Sinzi niba ndakoze ikosa kera muri Kiliziya Gatolika baratubwiraga ngo umukuru ni ubwira umuto ngo Kristo Yesu akuzwe. None nditanduye ndihuse ndavuga ngo Yesu ashimwe, kandi nimwe mwari kubivuga cyeka nimba bitakigenderwaho. Nta rivi ku bakristo. Yego. Kuko twese turabana b'Imana. Yego, urakoze cyane. Iyo ndi kumwe buriya sogokuru wanjye ntabwo twamaranye igihe kinini, kuko yitabye Imana muri 95, ariko yajyaga ambwira ngo umuntu akura umugisha ku bakuru. Yego, iryo jambo yakundaga kurivuga cyane. Yatubona turi kugenda turi abana nkabangahe, kwa kundi abana bakora amakosa ngo kandi mwabana mwe ngibisiga biguruka ari 8 nkamenya igihaka n'ikidaka, ngo muri mwebwe harimo abagabo abandi bazabimbwa. Kubera ko yatubwiye dutori kahwa tukamusuzugura tukiruka, bamwe bakabyemera. Muri rusange rero kubaha abakuru ni ingenzi. Wo dukurikiye muri wowe utakiyumvamo inema cyangwa se ingabire yo kubaha abakuru cyangwa gutinya abakuru, umenye ko umugisha umuntu awukura ku bakuru, umugisha umuntu awukura ku mubyeyi. Ni hari amagambo ariko barabizi niko ntangira nuko ninjira mu kiganiro. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu nangize ubasuhuze. Murakoze cyane. Reka nongere mbashimire kuba mwadutumiye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yego. Cyane cyane ku mibereho y'abatuye isi muri iki gihe cya none. Mazina yanjye ndi Nsengiyumva Salatiel, ndi umupastori mu itorero ry'Ababatista mu Rwanda. Urakoze cyane Salatiel. Si ubwa mbere tubanye, twakoze ikiganiro cyiza. Yego, cyiza kiryoshye. Ndagira nkumenyesha ko abantu barampamagaye barambwira ngo aba basaza ujye ukomeza kubegera cyane, kuko nibo dukeneye. Abandi bakampa komanteri nziza bambwira ati kiriya kiganiro haraho cyadukuye naho cyatujyanye. Burya hari abantu bagikunda ukuri. Nukuri. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ubundi twongere tujye mbere tuganire, nubwo umwanya atabari muremure, ariko nezezwa nuko dukora ikiganiro abantu bareba bakakirangiza. Yego, kadusenge Imana. Yego, twicishe bugufi. Mwami Imana yacu ishobora byose, turagushimye cyane kuko wadukunze urukundo rukomeye, kwemera ko twitwa abana bawe tubeshejwe na Yesu watanze. Ibyo rwose turabigushimira kuko ni igikorwa gikomeye wakoreye umwana w'umuntu. Twongera kugushimira ko waturemye mu ishusho yawe. Nanone uyu mwanya tugiye gukomeza kuganira ku byawe, kuko uri Imana, twe turi abantu.
ariko waduhaye ubushobozi ngo abakwemera bose ubaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi ntacyo dushobora kubura iwawe. Icyo tugusabye urakiduha. Niyo mpamvu uyu mwanya tugusabye kugira ngo uze kuba hagati yacu muri iki kiganiro tugiye gukora. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Yego. Hanyuma rero, yego, turongeye turakwakiriye. Urakoze cyane. Karibu. Yego. Uyu munsi wa none tugiye kongera kuganira. Hari ibintu abanyarwanda, hari n'abandi bari mu ntara ya gatanu, yego, ndavuga aba diaspora, yego, hari ibintu byatumye abanyarwanda bazazanirwa, yego, kwibaza ngo ese iki gihe turimo ni bwoko ki? yego, turamenya intama gute? Yego. turamenya ihene gute? Yego. Ni ukuvuga ngo gutandukanya icyatsi n'ururo Yego. byayoberanye. Nta bantu ntibakimenya umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana. Yego. Abantu ntibakimenya umuhanuzi n'utari umuhanuzi. Yego. Nicyo kiganiro nifuza ko tugirana. Umuhanuzi nyawe arangwa n'iki? Yego. Ubuhanuzi nyakuri ni ubuhe? Yego. Urakoze cyane kubw'icyo kibazo cyiza umbajije. Yego. Ubundi Imana niyo muhanuzi wa mbere. Yaramaga Adamu itaranamurema. Yego. Y'ubwayo mu butatu bwayo. Yaravuze ngo tureme umuntu. Tureme umuntu. Ase natwe. Agira ishusho yacu. Yego. Yewe mugenera n'ubutware bwose. Yari tarakamurema. Yego. Nyuma iza kumurema ubuhanuzi bwayo burasohora. No kuvuga ngo turi kuvuga ku ngingo ivuga ngo umuhanuzi nyawe ni uwuhe. Ibyo Imana ivuze byanze bikunze birasohora. Yego. Icyo ni kimwe mu byasohoye. Yego. Irongera ihanurira Adamu na Eva. Ndababwiye ngo ibiti byose byo muri ingobyi mwemerewe kubirya. Ariko igiti kimenyesha ikibi n'ikiza ntimuzakirye. Ku munsi mwakiriye no gupfa muzapfa. Rero mu by'ukuri ubwo buhanuzi nabwo bwaje gushika ubwo Satani yihinduye mu ishusho y'inzoka agasanga Eva, hanyuma akamubaza ngo harya Imana yababujije ibiti byo muri ingobyi. Murumva yajya gushukana yavuze ibiti byose muri rusange. Kandi Imana si byo yari yavuze. Yego. Imana yaravuze iti byose mwemerewe kubirya uretse Yego. igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ntimuzakirya n'umunsi mwakiriye mu gupfa muzapfa. Hanyuma rero Satani aza kubihindura ngo harya Imana yarababujije kurya ibiti byose. Umugore ati byose twemerewe kubirya uretse kiriya giti. Satani aramushuka kubwira ari ry'amaso. Burya amaso yacu ibyo yabonye bihita byinjira mu bwonko vuba. Umugore abonye ko Satani yariye nawe arasoroma ararya, ngo abonye icyo giti ari cyiza cy'igikundiro ngo ahereza n'umugabo bari kumwe. Umugabo nawe yari aho ngaho ntabwo yari yazindutse, yari hafi aho rwose kuko ngo yahaye n'umugabo bari kumwe. Byabaye byose yarabirebaga umugabo cyane. Kandi n'itegeko Imana yarabahaye umugabo yarahari kugira ngo nirinde ibibazo byinshi biri buze. Yego. Bimbaza biturutse ku matelefone cyangwa muri comment. Yego. Mu by'ukuri yego, Adamu na Eva bariye ku giti cyangwa barasambanye? Urakoze cyane. Iki ni ikibazo kuko aho hantu mise numvamo ibindi bintu biza kuza bimbaza ngo yego, kuki mwatubeshye ko ari igiti kandi yenda ari ubusambanyi. Yego. Ako kantu simbizi tuzageraho tugasesengure. Yego. Ariko nimba hari icyo wakavuga kugira ngo noneho abantu banakumve. Reka nsabe mugenzi wanjye asome umurongo muri Bibiliya nyuma tubone kugira icyo tubivugaho. Itangiriro ibice 3. Yego. Umurongo wa 6. Yego. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Yego. Mu by'ukuri icyaha ntabwo abantu bagikekeye aho kiri, ahubwo kutubaha Imana, kutumvira Imana nicyo cyabaye icyaha. Ko Imana yarababujije kurya kw'icyo giti. Icyo Imana itubujije icyo ari cyo cyose
naho izo nyigisho zindi ni iz'ubuyobe. yego hari abantu rwose bazana inyigisho z'ubuyobe ngo ni ubusambanyi Eva yakoze. yego Ese aje gusambana ko Imana yari yaravuze ngo mwororoke mugure mwuzure isi, yabahesheje umugisha. ntibari bazi icyo bagomba gukora? yego ni ukuvuga ngo ibyo kurongorana bari babisanganwa, Imana yari yabibahaye. Nta bundi buryoherero Eva yagombaga kujya gushakisha ahandi. Aho ngaho rero nabivuguruza mvuga ko Imana yari yabahaye uburenganzira bw'uko bazaryamana iyi bitsina byabo bakabihuza kugira ngo bororoke bagwire. yego dukomeze. yego nuko uyu munsi twari turi mu ishusho y'abakozi b'Imana y'ubuhanuzi. Twahereye ku buhanuzi. yego uravuga ngo umuhanuzi nyakuri wa mbere ni Imana. yego Imana igira amaboko. yego niyo ngira ngo tuganirizeho. yego ndifuza ko no ku munsi w'ejo bundi cyangwa n'ejo, kuko iyo turi kumwe kubera umwanya waba ari mukeya birambabaza, ariko ndifuza ko tuzagirana nibuze ibiganiro nka bingahe mu gihe tukishoboye kubonana bitworoheye. nta kibazo. aba bantu aya maboko Imana yabyaye yego y'abahanuzi, twe tubita abahanuzi. yego ese koko mbese turatandukanye icyatsi n'ururo gute? ibimenyetso dushobora kugenderaho cyangwa ubuhanuzi dukwiye kwemera n'ubuhe? kuko ubuhanuzi bwose ntabwo dukwiye kubwemera. hari abatabizi rero. naguha urugero. ejo bundi rwose hari umugore waje angana ambwira ko umuhanuzi yagiye kumuhanurira, aramubwira ngo nave mu rugo surwe, arahambira aragenda. rero ndamubwira ngo kugusubiza iwawe ngeze amahirwe uje hakiri kare, sindi bukoresha isengesho cyangwa ubuhanuzi, ahubwo ndakoresha inyigisho. kandi biza kunkundira. hari abadukurikiye nabo bajya babyitiranya. yego murakoze cyane kubwo ikibazo cyiza mutugejejeho. tugomba gusobanurira abantu kugira ngo basobanukirwe icyatsi n'ururu. nanone ndongera nsabe mugenzi wanje asoma umurongo wo mu Gutegeka kwa 2 n'ibice 18 umurongo wa 20. 18 umurongo wa 20. Kadusome Gutegeka kwa 2 ibice 18 umurongo wa 20. ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. iyo ni Imana ubwayo yabyivugiye. umuhanuzi uzahangara kuvuga mu izina ry'Imana kandi yahanuye mu izina rya Bayali. Bayali cyari kigirwamana cyo mu Bisirayeli. rero ni ukuvuga ngo Imana niyo muhanuzi wa mbere. Imana yashizeho urutonde rw'abahanuzi, ikajishyiraho ndetse n'amabonekerwa. abamarayika bakabonekera bamwe bakababwira iby'Imana. nyuma Imana itoranya abandi bantu kugira ngo babe abahanuzi mu mwanya wayo, kuko umuhanuzi mu rurimi rw'Igiheburayo bamwita Nebimu. Nebimu ni umuntu uvuga mu kigwi cy'Imana. suko Imana inaniwe kwivugira, kuko na mbere yari yarabivuze ibibwira Adamu, na nyuma yongera ihanura ibyayo kandi biza gusohora. ariko nyuma yashatse ko n'abantu bagira uruhari mu murimo wayo kubera urukundo yabakunze, ishyiraho abahanuzi. hari abahanuzi bahanuye mu isezerano rya kera batigeze banandika ibitabo byo muri Bibiliya. hari n'abahanuzi bahanuye kandi bandika ibitabo byo muri Bibiliya, duhereye nko kuri Yesaya ukazageza kuri Maraki. ariko nk'abitwa ba Eliya, ba Elisa, abo barahanuye ariko nta n'igitabo bigeze bandika. rero ubuhanuzi bwarakomeje bugeza no mu gihe cya Samweli, ari nawe muhanuzi twavuga wa nyuma. Samweli, hanyuma abantu baravuga ngo turashaka umwami kandi mahanga yose. babimusabye, Samweli yarazi yuko Abisirayeli babanye n'Imana neza. aravuga ati nimwishakire umwami w'umuntu. uwo mwami ni umuntu azabereka ubwami bwe ko buteye. hanyuma rero nibwo bishakiye umwami. Samweli abisaba Imana, barabimika, ariko abami nta kintu babagejejeho. aho kugira ngo babereke Imana nzima, ahubwo bagiye barongora n'abagore b'abanyamahanga byari bibujijwe, basenga ibigirwamana byo hanze. hanyuma bituma Isirayeli yose yanduzwa n'ibigirwamana, Imana barayibagirwa. umuhanuzi wongeye kuboneka
nyuma ya Maraki ni umuhanuzi Yohana umubatiza. Yaje hashize imyaka 400 Imana yaracecetse itakikiyereka abantu hano ku isi. Imana iyo myaka bayita ngo ni imyaka yo guceceka, silence years. Hanyuma Imana iza kongera kuzana umuhanuzi wa nyuma, kuko yari yarabivuze mu buhanuzi ngo nzahagurutsa umuhanuzi umeze nka Eliya azaza. Uwo ni Yohana. Yaje nawe yambaye nkuko Eliya yari yambaye. Uwo rero yaje ijambo ry'Imana ryarabaye ingume, ritakivugwa, nta mayerekwa. Muri iyo myaka 400 niyo mpamvu handitswe n'ibitabo byitwa apokrife. Ibyo bitabo bya apokrife, impamvu le protestant bamwe na bamwe batanabyemera neza, nuko icyo gihe nta yerekwa ry'Imana ryariho, nuko nta muhanuzi w'Imana wariho. Imana yari yaracecetse kubera abantu bananiranye, yatumye n'abahanuzi bakabica. Noneho Yohana aza yadukanye inyigisho zatunguye abantu, avuga ngo mwihane, ubwami bw'Imana buri hafi. Kuko ubwami bw'Imana bari barabujyanye muri cya gihe bimakaga abami b'abantu. Ubwami bw'Imana buri hafi yavugaga iki Yohana? Yavugaga Yesu wari ugiye kuza. Ati ndetse ndababwira yuko ari hafi. Akibivuga Yesu yaje kubatizwa hamwe n'abandi. Atari uko Yesu yakoze ibyaha, ko Yohana yabatizaga abakoze ibyaha bakanabyihana. Ariko aravuga ati dore mwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo ni Yohana wamuhamishe. Nguriye wa undi nababwiraga ngo ngewe ndi kubabatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hazaza undusha ubushobozi, azabatirisha umwuka n'umuriro. Rero ubwami bw'Imana bwongeye kugarurwa na Yesu Kristo waje mu isi. Ubu ni ukuvuga ngo abizera Yesu Kristo bari mu bwami bw'Imana, bategereje ubwami bw'ijuru. Hari ubwami bw'Imana akaba n'ubwami bw'ijuru. Ni ibintu bibiri, ariko byose biri mu bwami bw'amahoro. Abakira Yesu nk'umwami n'umukiza bari mu bwami bwe. Ubwami bw'Imana bwatangiye muri icyo gihe cya Yesu. Araza yigisha imyaka 3. Yatoranyije intumwa yo kumufasha umurimo. Izo ntumwa arazisigara zamukajya mu ijuru nyuma y'urupfu rwe. Ariko aravuga ati simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha, niwe Mwuka Wera, azabana namwe, azabigisha n'ibyo ntabashije kubigisha. Nta bundi buhanuzi rero buriho muri iki gihe bwaza buvuga ngo ni bushya, kuko Yesu niwe muhanuzi wa nyuma, niwe wandikishije, watoranyije intumwa, niwe wandikishije ijambo rye. Yego. Abantu bahanura mu izina rya Yesu bagakira. Kuko iryo zina yitwa Yesu, ni umukiza ukiza abantu ibyaha. Hari umuntu uri buze kugukurikira Yego. muri iki kiganiro. Yego. Udukurikiye. Uri buze kwibaza tese ko avuze ko nta wundi muhanuzi. Kandi ngewe muri iyi minsi nkaba narahuye n'umuhanuzi. Yego. Akampanurira, akambwira ko ngomba kubaka buriya ubuhanuzi bubi Kigali. Yego. Nubwo kubaka muri Kigali. Yego. Nubwo kugura imodoka. Yego. Nubwo kubona visa. Yego. Nibwo ubuhanuzi bubi Kigali. Araza kuvuga tese ko ejo buno umuntu yampanuriye akambwira ko Imana impaye gakondo mu mujyi wa Kigali, ikaba yarayimpaye, we turamwita iki? Yego. Rero birababaje kandi biranasekeje mu gihe abantu bitaye ku buzima bw'uyu mubiri gusa. Yego. Tibite ku by'ubugingo bwose ahoraho. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu barashaka amamodoka, barashaka kujya ahantu heza, kandi nta heza ku isi hariho. Yego. Ntaho. Aheza ni mu ijuru. Yego. Ijuru niryo twari dukwiye kumaranira, tukumva iki ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ubuhanuzi bw'iki gihe ni amaco yanda, nabivuze n'ubushize, ni ukwishakira uburyo babaho, ni ukwihangira imirimo, kuko hariho terime yo kuvuga ngo abantu bihangira imirimo. Ariko mu by'ukuri Bibiliya ni igitabo cy'ukuri. Mu byahishuwe ibice 20:18 haravuga ngo umuntu wese uzongera. Reka mwene data dusomere. Ntacyo harumvikanye. Yego. 18. Uwumva wese aya magambo y'ubuhanuzi, wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo
umuntu wese uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. kandi ibyago byanditswe mu byahishuwe ni ibyago biteye ubwoba cyane. Noneho ntari nibagirwa ngiye kuguhereza umukoro. Ndashaka ko tuzagirana ikiganiro. Yego. Untandukanyirize ubuhanuzi. Yego. Indagu. Yego. N'indoto. Uze kubyandika ahantu. Wenda n'amayerekwa nayo twashyiramo. Niyerekwa. Iyerekwa, indoto, indagu, ubuhanuzi. Kugira ngo yego ba bantu badukurikiye bataza kwibwira ko twebwe dukora ikiganiro tugamije kuvuga ko nta bahanuzi cyangwa nta buhanuzi kandi enda hari abafite ubwasohoye, yego bazahite bamenya icyo gihe babayemo. Yego. Ko nitubabwira indagu, yego ubuhanuzi, yego iyerekwa, inzozi, yego bazahita bamenya impamvu hari igihe yahuye n'umuntu akamuganiriza abo gacya akabibona. Yego. Ibyo ariko ni nibisanzwe kubyandika ahantu rwose ndabyibuka nkabikurira kera nkiri umwana muto. Yego. Hari umukecuru wari uri muri quartier. Iyo umuntu yamuvugaga izina mu gitondo, yego yabonaga umugisha uwo munsi. No kuri nacyo pasiteri mugenzi wawe yego azambwira ukuntu azamfasha dusobanurira abantu ukuntu umuntu ashobora kwizerera mu muntu yego akabona umugisha. Kandi pe wahoraga n'umuntu ati ntago tanze nabanje runaka mu kanwa. Ibyo byabaga umunsi bigakunda. Yego cyane. Pasiteri Anthony nawe azabimfashamo. Yego. Hanyuma rero nguhaye umwanya kuko nakomeje kukubaza ibibazo byinshi kandi ikirere kiri kurushaho kutwegera. Nguhaye umwanya kugira ngo usome cyangwa wigishe nk'iminota nk'itanu cyangwa itatu. Noneho abantu nabo bumva inyigisho yawe, none ntagombye kukubaza. Yego. Urakoze cyane ko mpaye uwo mwanya. Nifuza ko abantu muri iki gihe cyane cyane ndabwira abanyarwanda bene wacu ko bamenya ibi bikurikira. Imana iradukunda cyane. Umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu yageze mu Rwanda ni Burunda gerayo yegereye Tanganyika ni Uganda ni Kongo. Gutyo iyo ndirimbo irakomeza karirimba. Uburiye uriya muntu yabonye ko Yesu hari ikintu yakoze mu Rwanda. Abantu bari barembejwe n'ibyaha batanabizi. Abantu nta byiringiro bari bafite, bari bazi ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ndetse benshi nkanjye nasanze nyogokuru yavuga ngo y'abantu bapfuye, twari duturanye n'ibirunga bya Kongo hariya muri Rubavu. Noneho hari igihe byabaga byatombotse byahiye, umuvumba w'umuriro wakubita ngo abona abazimu batuye inkwi, ngo nguriya we ngo yikoreye igitwaro kinini ngo aragituye mu gihe bikubise cyane ati ni ibikwi batuye. Nanjye nari narizeye ibyo bintu ko abantu iyo bapfuye bajya ikuzimu. Ibyo rero byariho kera. Koko umwami wacu Yesu yaje mu isi yambaye umubiri nk'uwacu. Byari ngombwa ko apfa nk'abandi bose bapfa, ariko yari afite intego mu rupfu rwe rwo kuducungura. Hanyuma apfuye mu isaha ya saa 9 ya saa 6 ngo haje ubwira kabiri. Abantu babona burije kandi byari saa 6 barahunga. Nihe bagomba guhungira ni mu rusengero rwa Yerusalemu, kuko niho Imana yabonaniraga nabo. Harimo isanduku y'isezerano, niho umutambyi yajaga rimwe mu mwaka akavugana n'Imana amabwiriza yose Imana yamuhaye kuyobora ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Batire duhungire hariya, ntibamenya ko iyo Mana ariyo bahohoteye banayishe deja. Rero icyo nabwira abantu nuko Yesu icyo gihapfa isi yagize umwijima, aribwo bwira kabiri bwaje. Hanyuma aragenda ageze ikuzimu, haba umucyo w'itangaza, asangayo Satani kuko aba ikuzimu. Abapfaga kera mu isezerano rya kera bose ari abakiranutsi n'abakiranirwa bajaga ikuzimu. Iyo Satani ari bamwe kabashinyagurira bati mwahoraga muri ibi nibi, abo Aburahamu n'abandi bapfuye kera, kabishima hejuru. Ariko Yesu agezeyo amwaka ifunguzo z'ikuzimu, amwaka ifunguzo z'urupfu. Satani aramushegesha amwambura ubutware bwe bwose. Ubwo rero ikintu yakoze gikuru gikomeye, ibituro by'abera byarakingutse.
ba bandi bose bapfaga bakajya ikuzimu yaravuze ati mugende muzuke ngo babonekera benshi hariya muri gitabo mu jambo ry'Imana ngo muri Yohana ngo babonekera benshi muri Yerusalemu barabamenye bati nahuye na runaka nahuye na Aburahamu nahuye na Henoki nahuye na Yobu abantu bose barababona. Rero Yesu kuva icyo gihe ikuzimu nta mukiranutsi ukijayo kuko abapfuye ubu ngubu bizeye Yesu. Nicyo mpamagarira n'abantu kwakira Yesu ni inkunga ya mbere, ni ikintu cya mbere gifasha ubugingo bwawe, ni intambwe ya mbere yo kujya mu ijuru. Abapfapfire muri Yesu bajya muri paradizo kuko yabwiye igisambo, bya bisambo bibiri byari bibambanywe nawe, ikiburyo yarakibwiye ngo mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Yesu niwe wongeye kugarura paradizo Adamu yari yarirukanwemo kera kuko yashyizeho abakerubi barayirinda. Na nubu aho yari iri ni muri Irake, hari imigezi ya Hedukeru na Efurati, niyo migezi niyo yaneteshaga ingo bya Edeni, ariko harahari ariko kugira ngo bahabone Edeni ntibayibona, Imana yari yihishe mu bumana bwayo. Ariko Yesu aravuga ati mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Ni ukuvuga ngo abapfapfire muri Yesu bajya muri paradizo, abapfire mu byaha bajya hahandi kuzimu barindiriye umuzuko wo kuzajya mu muriro utazima witeka ryose. Kandi naho bari barababazwa ko Yesu yongeye kubivuga muri Luka ibice 16:19 cyangwa se 19:16 hagati aho abo umutunzi na Lazaro byari bimeze. Uwo mugani abantu benshi barawuzi. Hanyuma ngo umutunzi yaravuze ngo hano turi ngo turababazwa cyane, bari benshi ngo nyaboneka se niba ibyo bidashobotse ntiwambwirira Lazaro agakoze isonga urutoke mutuzi agatonyaza ku isonga ry'ururimi kuko hano turi turababazwa cyane. Yashubijwe ngiki? Baramubwiye ngo hagati yanyu namwe hari umworera munini kandi washiriho kugira ngo abari hano batazaho n'abaraho bataza hano. Ko ushobora kubona umwana wawe arimo niwe urukajyayo ariko Imana yashizeho umworera. Umwanya n'uyu rero nukwihana ugifite ubuzima, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Kuko Yesu niwe wavuze ngo unesha nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo. Adamu yavuyemo atakiriye, yari ikimenyesha ikiza n'ikibi, ariko icy'ubugingo ntacyo yariye, azakirya rero muri yasi nsha mu bwami bw'imyaka 1000 Yesu azaza gutegeka hano ku isi. Apana yandi y'aba Yehova bavuga. Abatemwe de Yehova bavuga ko amazu turi kubaka n'iki byose bitabashwa ariyo bazabamo. Ntabwo ibyo ngibyo byampiriza kujya gusenga Imana ari aya mazu nzabamo ari turwa n'umutengito, amazu asaza n'ibisasu bikayarimbagura, ariko Yesu ngo yagiye kudutegurira amazu aho tuzaba iteka n'iteka kandi ibyo bikazaba yadusogongeje imyaka 1000 turi mu bwami bwe mwisi nsha, nyuma tukazabona kwimukira mu bwami bw'Imana bw'ijuru. Ngaho rero abantu nibakira umwami Yesu bigishoboka, kuko nyuma yaho rwose azaba nta mbabazi ziriho. Kandi nabwira abantu bumva inyigisho z'ubuhanuzi bw'ibinyoma ko bazireka bakajya mu nsengero bakigishwa neza n'abapastori. Ubu ngubu nibo bakozi b'Imana bariho, naho bahanuzi byarangiranye n'igihe cyabyo, kuko Imana yashizeho Bibiliya niyo muhanuzi, niryo tegeko nshinga tugenderaho ry'abajya mu ijuru. Reka tugushimire cyane ku butumwa bukomeye cyane uduhaye. Navuga ngo ngewe ndabishimira Imana kubona mbanahuye n'umuntu uvuga Imana neza. Kera Imana yigeze kumbwira ngo numvuga neza nzaguha umugisha. Impa kondisiyo yo kugenderaho kuvuga ngo bwira abantu banjye kwanga icyaha n'igisa nacyo, nzakugira ubwoko utari ubwoko. Hanyuma rero yo mpuye n'umukozi w'Imana biranezeza cyane. Umuntu ashobora gukenera ubundi busobanuro cyangwa akenera kumufasha gusenga Imana. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Kuba dukurikiye kandi n'abatubona ndagira ngo mbabwire nomero yanjye ya telefone ni 0788 611 941. Ndayisubiramo ni 0788 611 941. Tigo yayo
ni ugukuramo iminani ibiri ugashyiramo kabiri kabiri. Yego. Murakoze cyane, muzanshakira aho hantu mushobora kumbona mukanampamagara, hari byinshi dushobora kuganira ku bw'ijambo ry'Imana. Reka tugushimire wari uduteze amatwi cyangwa we waturebaga. Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Nimba utarakora subscribe, niyo nkunga yawe ushobora gutera Imana Irahari TV ikatera imbere nayo ikazamuka nk'izindi zose. Kanda kuri iryo jambo ritukura, Uwiteka Imana guhereze umugisha. Muhamagara umukozi w'Imana, kandi murabona ko n'umusaza, abasaza nk'aba batungwa n'agakaho, agasukari hafi aho ngaho. Murakoze cyane. Murakoze namwe.